amahema avugwa FDLR yashyize muri kiriya kibaya cya Kibumba ugana Cyanzarwe, ayo mahema hari amakuru waba yafiteho nk'uko ibitangazamakuru bikomeje kuyagarukaho? Wenda ayo mahema ni nyuma y'ijambo ry'uriya rikarukuriye igisirikare mu turere twa Rubavu na Nyabihu na Rutsiro. Yego, Colonel Ryarasa. Colonel Ryarasa ubwo urumva yarabivuze ubwo ari mu nama y'umutekano. Ubwo nanjye ngira amatsiko ndavuga ati ariko wazamuka akajya kureba yuko ayo mahema hari koko. Urumva nanjye ubwanjye uretse kugendera ku ijambo ry'uwo musirikare mukuru, nagezeyo ndi informinga mbaza abaturage bati abenshi bari aho ngaho ari abasirikari ba FDL ariko nanone bavanze n'aba FARDC. Maisha, uri umunyamakuru, ufite ijisho ry'umunyamakuru, ugutwi k'umunyamakuru, uko biri kose nubwo wenda kubivugira kuri kamera ntabigusabiye uburenganzira, ariko ufite n'ijisho dushobora kureba ibintu bya gisirikare rikamenya aho byerekeza. Hari ikintu bita bruit de botte mu ndimi za gisirikare, kuvuga ngo ahantu hari imirindi y'ingabo, urabona ko isaha yose abantu basakirana, urebye hakuno no hakurya ubona koko ukurikije ijambo rya Rasa yavuze hari ahantu hari ibyo bita imminence y'intambara. Burya mu gisirikari nta musirikare ujya usinzira, iteka ahora ari maso. Ugendeye wenda ku bibazo u Rwanda na Congo bafitanye muri iki gihe, umubano ntabwo umeze neza. Ntibyari bisanzwe ko bafata icyo bita extended y'amatente y'abasirikari, ibyo bintu bibaye ubu ngubu bakayashyira hafi y'umupaka. utumye muri studio bwa mbere, ntekereza guhamagara undi muri studio. Reka mpamagara umunyamakuru wa Rubavu, ni umunyamakuru Maisha, tumubaze iby'ayo mahema, natwe twigire reference yacu. Ndabizi ntago yareka kutwitaba. Maisha, we uraho? Uraho neza? Amakuru y'iminsi meza. Ko ndahantu mu kiganiro ngo uhamagaye, ubwo singutunguye? Marisha. Yego Marisha. Ngaho mbwira. Erema twari tugezeho nta karema gato nagira nkubaze, amahema avugwa FDLR yashyize muri kiriya kibaya cya Kibumba ugana Cyanzarwe, ayo mahema hari amakuru waba yafiteho nk'uko ibitangazamakuru bikomeje kuyagarukaho? Wenda ayo mahema ni nyuma y'ijambo ry'uriya rikarukuriye igisirikare mu turere twa Rubavu na Nyabihu na Rutsiro. Yego, Colonel Ryarasa. Colonel Ryarasa ubwo urumva yarabivuze ubwo ari mu nama y'umutekano. Ubwo nanjye ngira amatsiko ndavuga ati ariko wazamuka akajya kureba yuko ayo mahema hari koko. Urumva nanjye ubwanjye uretse kugendera ku ijambo ry'uwo musirikare mukuru, nagezeyo ndi informinga mbaza abaturage bati ni hakurya hariya hari abajya gutashya inkwi kuko ni kuri umupaka uhuza u Rwanda na Congo. Yego. Harimo za borone zigenda zibagabanya. Bwara abaturage bajya gutashya muri icyo kibaya. Nyina agomba kugendera ku byo bambwira ko abasirikari bahari bavuga Ikinyarwanda, akaba harimo n'abaturage batuma bababwira yuko ngo bagiye kuzaboza igihugu vuba. Harimo umuturage uvuga uti se umunyekongo niwe uzaza kubohoza igihugu kitari icyabo. Gusa tente zo zirahari nyinshi, izo batwikiriye ibihuru, hari izigaragara, niyo uhagaze hakuno nagendamo abasirikari benshi. Ariko ikiruta byose abaturage bakavuga bati ntabwo byari bisanzwe, ubundi tente zabo zabaga hirya z'abasirikari bacu babaga hafi y'umupaka, babaga hirya nko muri kilometero. Urumva rero njye nababonaga hakurya, urumva nta burenganzira nari mfite bwo kuba nakomeza ngo njyeyo. Ngendeye ku by'abaturage bo bavuga yuko abenshi bari aho ngaho ari abasirikari ba FDL ariko nanone bavanze n'aba FARDC.
Maisha uri umunyamakuru, ufite ijisho ry'umunyamakuru, ufite ugutwi k'umunyamakuru, uko biri kose nubwo wenda kubivugira kuri kamera ntabigusabiye uburenganzira, ariko ufite n'ijisho rishobora kureba ibintu bya gisirikare rikamenya aho byerekeza. Hari ikintu bita bruit de botte mu ndimi za gisirikare, kuvuga ngo hari imirindi y'ingabo, urabona ko isaha yose abantu basakirana, urebye hakuno no hakurya ubona koko ukurikije ijambo rya Rasa yavuze hari ahantu hari ibyo bita imminence y'intambara. Burya mu gisirikari nta musirikare ujya usinzira, iteka ahora ari maso. Bigendeye wenda ku bibazo u Rwanda na Congo bafitanye muri iki gihe, umubano ntabwo umeze neza. Ntibyari bisanzwe ko bafata icyo bita extended y'amatente y'abasirikari, ibyo bintu bibaye ubu ngubu, bakayashyira hafi y'umupaka ku buryo ushobora kugenda ibirometero 2-3 ubona hari umurongo w'amatente. Urumva rero u Rwanda narwo rugomba kuba maso kuko ruzi situation barimo. Kongo nayo yakunze kubyivugira biturutse mu kanwa k'umukuru w'igihugu wacu Perezida Tshisekedi. Bitewe na situation rero ihari, bose bashobora bitegura yuko isaha n'isaha wenda hari ushobora gushotora. Hari igihe ingabo z'u Rwanda zigeze gutwara ibitwaro biremereye muri kariya gace muri 2012 niba atari na gatatu. Uretse ko amakuru y'urugamba kuyatangaza, icyo kibazo ngiye kubaza manza kugisubiza bigoye. Nendaga kubaza niba nyine uko ubona amahema hakurya, ubona n'imyiteguro y'urugamba hakuno, wenda hari icyo bitangaza wagitangaza, wakumva utagitangaza nabwo nta kibazo. Imipaka y'u Rwanda ihora irinzwe. Imipaka y'u Rwanda ihora irinzwe, usibye no muri iki gihe wenda u Rwanda rutabanye neza na Congo. Ariko uyu mupaka uhora urinzwe no mu bindi bihe byose, n'igihe u Rwanda rwari rubanye neza na Congo uhora urinzwe. Kuko ntawakwirengagiza yuko u Rwanda rufite umwanzi ururwanya hariya muri Congo ariwe FDLR. Urumva ntabwo u Rwanda rwarekura gutya gusa imipaka yarwo, haba mu gihe cy'amahoro haba mu gihe cy'intambara, ntabwo rwapfa kurekura umupaka warwo gutyo, kuko isaha n'isaha warwumva ko rwakwinjirirwa n'umwanzi. Si n'ubwa mbere ibyo bintu byabibaye. Mu Kinigi byarabaye, mu murenge wa Nyange n'uwa Kinigi byarabaye, baraje bica abaturage banyuze muri Humye. Mu murenge wa Bugesha na Busasamana ibyo bintu byabagaho, bakaza bakarasa inka bakongera bagasubirayo. Akaba nanone nabo bita abacoracora cyangwa se abakora za magendo baba batizewe, bagenda bakajya kuzana ibicuruzwa muri Congo bakabizana mu Rwanda, abo nabo bashobora kwinjiramo umwanzi. Imipaka y'u Rwanda ihora irinzwe, nta wavuga ngo uyu munsi ngo nibwo urinzwe kubera ko wenda hari situation nk'iyi ngiyi. Ariko ikigaragara cyo no mu bihe bishize n'ibi bihe umupaka w'uhora urinzwe. Abaturage wabonaga bafite mu maso hameze gute, ibyo bita faciès yabo? Urebye mu maso abakubwiraga ibyo ngibyo, ese abajya gutashya ntabwo baba bafite abantu bajya gutashya hafi y'ayo mahema? Abaturage aho wagendaga unyura ubona nta cyoba ntaki bareba ayo mahema yadutse aho ngaho. Urumva umuturage umenyereye ahantu aragenda akaba yagera aho ngaho ibihugu byombi bigabanira, kuko ni hafi baba barebana rwose nta kibazo. Umuturage ashobora kwibeshya wenda akaba yarenga imbibi, bo batubwiraga yuko ngo iyo arenze imbibi bakamufata ngo bamuca amafaranga, bakongera bakamurekura akagenda. Ariko muri rusange iyo urebye abaturage bo bakubwira yuko bicungira umutekano. Ikindi nanone bagakubwira bati umukuru w'igihugu yatubwiye ko abantu batuye ku mupaka, urumva ni ijambo ry'ihumure, bagomba kuryama bagasinzira. Urumva iyo umukuru w'igihugu yavuze ngo abaturiye ku mupaka mugomba kuryama mugasinzira, nuko uburinzwe. Ubwo bakakubwira bati ibi twarabimenyereye, ni ukuvuga ngo kenshi baraza, ariko nanone tuba turi tayari, kuko ahanini ni n'abaturage bagiye bagaragariza inzego z'umutekano yuko hari abantu bashobora kuza guhungabanya umutekano. Ndumva rero twakurekura. Urakoze cyane Maisha. Urakoze Marisha.